Mbahaye ikaze nanone mu biganiro bya Pi Network. Nitwa Mwami, ndagarutse ngo tuganire kuri ejo hazaza ho kwishyura mu ikoranabuhanga ndetse nuko Pi Network izafasha abantu basanzwe muri WEB3. Pi Network iri guhindura ejo hazaza ho uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga binyuze mu bucukuzi bukorwa n'abakoresha Pi aribo ba pioneer muri rusange. Uruhare rwabo rugaragara n'udushya dushingiye ku kwigenga ari byo decentralization. Reka tuganire muri rusange uko Pi nk'ifaranga izakora ndetse n'uruhare rwayo muri izi mpinduka zo kwishyura no kwishyurana hakoreshejwe ikoranabuhanga rigezweho rya blockchain. Isi yo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga iri mu mpinduka zikomeye iva kuri systeme z'imari zishingiye ku bigo bikuru centralized igana ku miyoboro yigenga iyobowe n'abayikoresha. Mu mishinga mishya igenda ivuka, Pi Network yigaragaje nk'urubuga rushyira imbere korohereza buri wese, uruhare rw'umuryango mugari n'akamaro nyakuri k'ifaranga ryayo Pi. Uru rubuga rushishikariza abarukoresha gukomeza kugira uruhare muri ekosisteme yayo, gukomeza gucukura no kwitegura ibishya biri imbere hagamijwe ko aba pioneer bagira uruhare mu kubaka ejo hazaza h'iyi system yo kwishyura. Udushya mu kwishyura ntitukiri mu maboko y'ibigo binini cyangwa abahanga mu by'ikoranabuhanga gusa, kuko Pi Network yifashishije telefone zigendanwa kugira ngo abantu basanzwe babashe gucukura, kugenzura no guteza imbere urusobe rwayo. Ibi bituma rero ikoranabuhanga rya blockchain ribasha kugerwaho na benshi kandi bigafungura amahirwe yo kwitabira WEB3 ku rugero rwagutse. Gucukura Pi si igikorwa cya tekiniki gusa, ahubwo ni intambwe yo kwinjira mu bukungu n'imiyoborere y'urusobe. Mu myaka ishize ibi ngibi ntabwo byashobokaga kubera ko kugira ngo wemererwe ku mining coin runaka ugombaga kuba ufite mudasobwa yabugenewe igenewe icyo gikorwa cyo ku mining, kandi ni za mudasobwa zihenze cyane. Uretse no guhenda, noneho hakiyongeraho ko izo mudasobwa zakoreshaga umuriro w'amashanyarazi menshi ku buryo n'ubundi umuntu usanzwe atari bubashe kwigondera igiciro cy'uwo muriro w'amashanyarazi iyo mudasobwa yatwaraga kugira ngo imining, kandi mu gihe cy'amasaha 24 ntabwo byari byoroshye. Ariko Pi yo yaje ari projet itandukanye ije korohereza abayigana ndetse no kubungabunga ibidukikije idakonsuming uwo muriro mwinshi. Uruhare rw'umuryango rero, community ya Pi Network, ni inkingi y'imikorere ya Pi Network. Abayikoresha bashishikarizwa gutanga umusanzu buri gihe, haba ku mining kandi amayiningira igihe, haba mu kugenzura imigendekere y'amafaranga, ama transactions, cyangwa mu gukoresha no guteza imbere dApps, aribyo application zishingiye kuri blockchain. Aha twabonye ko twashishikarijwe nk'abapioneer nk'umuntu ufite igitekerezo kudasigara inyuma, aho ngo cya gitekerezo akazakibyaza umusaruro muri ecosystem ya Pi, abasha kwibakira app ye azatangiraho service ijyanye n'igitekerezo cye cyangwa ubucuruzi bujyanye n'inzozi ze, kandi ibyo ngibyo abifashijwemo na Pi App Studio ya AI platform, cya gikoresho cya AI Pi team yashizeho kigamije gufasha abapioneer bafite ibitekerezo ariko badafite ubumenyi mu bya tekinike kuba bakwiyubakira ama application atandukanye. Uruhare rugaragara haba ku bapioneer haba ku bashinze uyu mushinga ubwo Pi founders, rutuma ecosystem ya Pi muri rusange igumana umutekano, nanone yigenga ndetse ikanaramba. Imbaraga z'abantu benshi rero zongera ituze n'imikorere myiza. Ibi bigafasha Pi nk'ifaranga kwakirwa nk'uburyo bwizewe bwo kwishyura, kuko iyo ifaranga rikoreshwa n'abantu benshi cyane, iyo ifaranga rifite utility, rifite aho rikoreshwa n'icyo rikoreshwamo, rigura, rihaha, nibwo rya faranga rigira agaciro, kandi ibyo byose birimo kubakwa mw'imbere muri Pi. Igitekerezo cyo guhora witeguye rero nk'umupioneer kigaragaza uburyo WEB3 itandukanye na system z'imari za kera.
aho guhanga udushya bigenzurwa n'ibigo bike, hano bishingira ku bufatanye bw'umuryango. Abakomeza kuba bakora neza nanone bari maso bakurikiranira hafi umushinga bashobora kuzakoresha amahirwe mashya nk'igenzura rya wallet, kwishyura hagati y'ibihugu n'izindi serivisi zishingiye kuri Raspberry Pi. Akaba nanone ari ubufatanye bwiza ngira ngo iyi Raspberry Pi twigeze no gukoraho ikiganiro wakireba kuri iyi channel nawe ukimenyera uko ubwo bufatanye hagati ya Pi Network na Raspberry Pi bumeze. Pi Network kandi yita ku kibazo gikomeye aricyo korohereza buri wese kuyigeraho. Blockchain nyinshi zisaba ibikoresho byihariye, ubumenyi bwinshi cyangwa ishoramari rinini, ariko Pi Network ishingiye kuri mobile smartphone ituma abantu bo mu bice n'ibyiciro bitandukanye babasha kuyikoresha byoroshye. Ibi byongera umubare w'abakoresha Pi kandi bigafasha kubaka ubukungu bwa digitali bukomeye. Pi nk'ifaranga ifite akamaro karenze kohereza tokens gusa. Ishobora gukoreshwa muri dApps mu kwishyura, haba mu kwishyura uburyo bwagutse amafaranga menshi cyangwa udufaranga duto mu micropayments, mu guhanahana ibicuruzwa no mu bucuruzi hagati y'abantu ku giti cyabo. Ibi bigaragaza uko ifaranga rya digitali rishobora kwinjira mu mbereho ya buri munsi y'abantu, rikava ku kuba igikoresho cy'ishoramari gusa rikaba igikoresho cy'ubucuruzi nyakuri mu buzima bw'abantu bwa buri munsi. Umutekano w'urusobe ni ingenzi nanone mu kubaka icyizere. Pi Network ikoresha algorithm zigenzura ni consensus, kugenzura nodes mu buryo bwo kurinda amakuru kugira ngo transactions zibe zizewe kandi zidahinduka zitanahindurwa n'uwo ari we wese. Uruhare rw'abakomeza gucukura rero ku mininga kandi bihoraho rufasha kubaka ledger ni igitabo kibaruramari ama transaction yose yiregisteringa, ikaba itekanye kandi igoye kwangizwa. Iterambere ry'urusobe nanone rishingiye ku kuba abakoresha Pi bakomeza kugira uruhare muri iyo ecosystem yayo. Imibare igaragaza uko abantu bitabira nk'insho zo gucukura se, kugenzura no gukoresha dApps, nanone ikagaragaza ubuzima bw'urusobe. Iyi mibare iri hejuru bikurura aba developer, abacuruzi n'abafatanyabikorwa bashaka gukoresha Picoin mu bikorwa byabo. Ubushobozi bwo kwakira umubare munini w'abayikoresha scalability nabwo ni ingenzi. Uko abapayoniya biyongera, urusobe rugomba kubasha kwakira transaction nyinshi rutagabanyije umutekano cyangwa umuvuduko. Kuvugurura ibikorwa remezo no kunoza nodes bituma Pi Network ikomeza kwaguka neza. Pi Network inashishikariza uburezi ku bijyanye na WEB3. Guhora ukora no gukurikirana amakuru bituma abayikoresha barushaho gusobanukirwa blockchain, bityo bagafata ibyemezo byiza kandi bagatanga umusanzu ku miyoborere y'urusobe. Ntizingiye mu magambo, ejo hazaza ho kwishyura hashingiye ku miyoboro yigenga iyobowe n'umuryango. Pi Network rero hano ishyira imbere uruhare rw'abayikoresha, gucukura no kwitegura ibishya, nanone igaragaza uko abantu basanzwe bashobora kugira uruhare mu kubaka system y'imari ya WEB3. Rero Picoin si token gusa, ahubwo ni igikoresho gishobora gufasha mu bucuruzi bwigenga no mu kwagura ubukungu ku rwego mpuzamahanga. Abakomeza kuba bakorera ibikorwa byabo muri Pi ecosystem bagerageza ama app atandukanye, bamininga Igiye, ndetse aba bantu bari mu mwanya mwiza wo kwitegura amahirwe mashya. Kandi uzakomeza kuba hafi y'umushinga ni nawe uzawungukiramo. Rero abantu bose nabubaka ejo hazaza h'ubukungu bwa digitali, aba mininga, abo baka programs zitandukanye, abanezisura bakamenya uko zikora. Pi Network rero igamije kubaka system yo kwishyura ikomeye, irambye kandi igerwaho na bose mu gihe turi mu ikoranabuhanga rya WEB3.